The mic radio. It's the mic radio. Alright, yes, one more time, ladies and gentlemen. Nizere ko mumeze neza byatari ni The Mic Radio. Yes, muri aka kanya rero tukaba tugiye kuganira ku kintu cyitwa kwihoma cyangwa se kwikundishwa ku bantu baba batadushaka cyangwa se ku bantu badushuka cyangwa se ku bantu bayobya inzozi zacu, badutera umwanya munini mu buzima kandi abo bantu nta kintu kigaragara batumariye cyangwa se nta kintu bateganya kutugezaho, batanadutekerezaho mu buzima bw'ahazaza, ahubwo bagamije kudukoresha kugira ngo bo ubwabo bishime, nimba ari vibes zabo ziryohe, nimba ari ibirori byabo biryohe, nimba ari ama events yabo agiye atandukanye, kubera yuko kuba duhari presence yacu hari icyo bo ibafasha, ariko twebwe mu buzima bwacu presence yabo ikagenda ibura. Ndizera yuko iyi ngingo abenshi tuyihuriyeho cyangwa se tuyumva kimwe, ndizera ko buri wese yumva icyo ndimo kuganishaho. I'm coming very soon. The Mic Radio. It's the Mic Radio. Alright, yes, urabizi yuko rero mu buzima bwa buri munsi hari abantu usaba serivisi bisa n'ibihoraho cyangwa se by'igihe kinini, ariko wowe ukazarindira ko bagusaba serivisi ugaheba. Urugero, ari nk'abantu mu mutima wawe urabazi, je ntago mbazi, ariko hari nk'abantu wirirwa usaba ubufasha, wampaye 5k, wampaye 2k, wantije agakweto, wantije agashati, wankoreye ikintu kiri, ariko umwaka ugashira we ataragukenera niri na rimwe, yewe niyo byaba ari kugutuma ahantu cyangwa se kugutuma ku muntu cyangwa se na nimero y'umuntu akaba atayisaba, wowe akaba yayisaba abandi. Mostly uzasanga abo bantu badusupporting muri ubwo buryo, iyo nta kintu na kimwe atwaye, wenda ari umuntu ushaka kwifashiza cyangwa se ari umuntu bidafite icyo bitwaye kuba umwifashisha, mostly uzasanga bigenda bikagera igihe wa muntu abona yuko mbese adahari, wahirima ameze nk'inkingi we wegamiye, agatangira rero gusuzugura cyangwa se agatangira kujya abifata nkaho uri umuntu uciritse cyane kuri we, uri umuntu usanzwe cyane, mbese agatangira kugufata nk'abantu bari hasi yiwe, kandi mu by'ukuri ubundi mu